yaguye muranyumva twaje kubaha ihumure gutanga ihumure imiryango yose yamenyeshejwe gutanga ihumure ku bihe muhaye munyuramo ariko kandi twese duhaye tunyuramo amajoro mwaraye mudasinziriye n'abandi aho bari kure n'imubwira baraye badasinziriye amarira mwarize sinaje kubabwira ngo twarayumvishe naje kubabwira ngo twariranye namwe twabanye namwe imitima yarakomeretse kimwe no kuyanyu bakomeretse ariko kandi kubihanganisha no kubyakomeje kubaho nyuma n'ibikomeza kubaho amazu yanyu mwasize asenywa ibyo mutashoboye kuzana mwasize ONG yanyu n'amakanisa yanyu muribaza ngo iyo bayabasangamo byari kugenda gute haba hari guhumeka abangana gute umubare icya gatatu umubare wamaze gupfa kandi batarimo abamaze gupfa murakurikiye abazira ko musa abazira ko mwari mwegeranye ko bari inshuti zanyu abazira ko bakiriye icyama noneho mukibaza ngo iyo haja kuba rimwe mwamwe arapfuye gatatu nk'amakara amakara adapfa gatatu igiti bazagitema kigapfa bakacotsa bagira amakara kigapfa ya makara bagasaba amawe. Yes, tunge kandi kubaha kazi bakunzi bacu mumeze neza twe turashima Imana. Reka tubibutse kandi gukora subscribe na like na comment na share tubana umunsi kundi. Hanyuma aya na makuru y'umugoroba, iyo ni speech ya Moise Nyarugabo ndetse na Kanyiki, aho ni mu Kamanyura, aho bari baje guhumuriza cyangwa se kureba ziriya mpunzi cyangwa se bari abanyamurenge bavuye muri Uvira. Abo nibo bahageze. Kanyiki yaravuze ngo atese atamarira mwarize twarayumvise, ntabwo ari mwe mwenyine mwarize, natwe twararize, ariko kandi ntimugire ngo iyo umuntu ngo yarize aba yibagiwe. Iyo umuntu acecetse ntabwo aba yibagiwe, niko yashatse kuvuga. Uyu munsi habaye meeting idasanzwe yariyobowe, yarimo Dr. Kanyiki, Moise Nyarugabo na Vice Guverneur Gadi kuva mu Minembwe, ubu narahera kuri Goma. Ni ukuvuga ngo niyo nama bari barimo baraza bashiki basanga abaturage mu Kamanyura ari benshi ku rwego rwo hejuru, ndetse ari abantu nyine basa n'abahunze n'impunzi kimwe n'abantu kuko bavuye mu ndyamo yabo. Ariko amakuru baze n'ihumwe nuko bababwiye ko ni muhumure, ibi ngibi n'iby'akanya gatoya bizarangira. Niyo Nyarugabo yavuze, aravuga ngo n'Imana zose iyo babasanga mu makanisa cyangwa se mu mazu ntibari kubamara, ariko ashima n'Imana ko yabaciriye inzira bagahuruka hariya, kuko si igitangaza ko bari kubura inzira. Ariko avuze ko amarira barize ntabwo ari ubonyine bayarize, nabo barayariranye ndetse bose cyangwa se barababaranye. Tubibutse ko muri Uvira hakomeje kuba umwuka mubi, amasasu akomeje kuba menshi, abazalendo na FARDC hakomeje kuba amasasu adasanzwe mu mujyi wa Uvira. Ntabwo biza koroha nguko uko zifashe. Amakuru y'uyu mugoroba nuko niko bimeze.